Hayi iyi minsi ndagarutse nkwereka ku bintu bijyanye na Facebook, nkwereka uburyo ushobora kugira like nyinshi mu gihe gito, utanakweretse uburyo uzajya wadinga inshuti zawe. Urabona ko maje gushyiraho iyi foto ishize umunota nta like n'imwe yari yagira. Ndaje nkwereke uko tugiye kubikora igahita igira like nyinshi. Ake kurabibona, icyo nkusaba ni ugukanda subscribe tukajya tubana kuri ino channel ya studio. Dore n'akantu nshaka kuzakwereka, aka kantu kaba followers na following, nshaka kuzakwereka uko wagashyira kuri Facebook yawe. Urahita ugera ahandi ntuza ifoto ubwo tumaje kuyishyiraho nonaha, urahita ujyana neza ngo see profile picture, urahita uhajya. Ukimara kuhajya urahita uza ukanda hano hejuru hari akamenyetso ka Facebook n'umuntu, urahita ukajya hano kuri make picture, uhita ujya kuri OK. Utegereze urangiza n'ugiye kuza, utegereze ngo picture profile change. Ndakeka uraribonye. Ubwo ngubwo ibintu bigiye kugenda bijye mu buryo. Icyo ugomba gukora ni ukujya ukora add uko nakweretse muri video nakoze ubutaha. Nshishikariza gukora subscribe kuri Menya Studio. Ibintu byo ni akagaruka kuri kubijyanye na Facebook. Tujye kureba dukore check. Nakira cyari yindi none reka dukore refresh. Ukimara gukora refresh uhita ubona yabaye just now, zimaje kuba ebyiri zitandukanye. Urabona ko iracyari just now nibwo igezeho. Noneho weho ndakeka ko uri kubibona. Inshuti yanjye, icyo nkusaba ugomba kunkorera ni subscribe na share na comment, ukambwira ushatse wanambwira video nakora ubutaha. Ariko nakara kantu mberetse ngiye kugakora, ari n'utundi nzabereka bijyanye no gushyiraho Facebook ntuza kuri urabona ko ntuzayagize notification itwira ko like simaje kwagera. Shyira kuri WhatsApp nyine ugasibika na ntuzo, urabona ko like zimaje kwa 6 muri kano ka mwanya. Ukeka urabona ko hagiyeho n'indi weho ziyongera buri kanya uko igihe gihise. Icyo ugomba gukora ni subscribe. Turi kumwe, Jabrez.